n'igihe gito intambara igashira, n'igihe gito umuraba ugacyawa, noneho nkarambika umutwe wanjye muri rwa rubavu rwa Yesu nkunda, mw'ijuru ntihazagerayo ibyaha, nicyo gituma huzuye amahoro, mw'ijuru ntihazagerayo ibyaha, nicyo gituma huzuye amahoro, umubabaro n'uw'igihe gito, ijoro naryo ni iry'igihe gito, ndirira kenshi muri iyi si ndimo, ariko nuko ntarabona Yesu, azaba w'igitondo gihoraho, nibwo ntazongera kurira ukundi. Haleluya! Yesu nashimwe cyane. Umuririmbyi araririmba ati n'igihe gitoya intambara igashira. Imana yacu nishimwe, ayishurirwa neza yuko intambara yari arimo cyangwa se yabonaga igihe yari ariho, yabonaga intambara hakurya yiwe se cyangwa hakuno, ariko ayishurirwa neza, agira ibyiringiro ko ari igihe gitoya. Yesu nashimwe cyane. Araririmba aravuga ngo umubabaro ni uw'igihe gitoya. Yesu nashimwe. Igitero cya gatatu naho aravuga ngo ni igihe gitoya ngifite umuruho. Imana itugirire neza kandi Yesu adufashe. Ibintu byose yagiye abona yuko ari iby'igihe gitoya. Icyampa nawe ugahishurirwa neza yuko nubwo uri kugeragezwa ariko ni iby'akanya gatoya. Imana itugirire neza kandi Yesu adufashe. Mwene data, hari igihe umuntu aba arimo kugeragezwa, akageragezwa n'umubiri yambaye, umubiri ukarwara, umuntu akivuza bikayoberana. Imana itugirire neza, abaganga bakananirwa, ariko kandi igihe cy'Imana iyo kigeze umuntu abasha gukira iyo atari igare ryiwe. Imana idufashe cyane. Haleluya! Yesu atugirire neza. Ndashaka kukwibutsa neza yuko uyu muririmbyi yaririmbye ngo ni igihe gitoya. Nawe ugire kwizera yuko ibyo uri guhuramo nabyo bibi muri iyi si ari iby'akanya gatoya, ari iby'igihe gitoya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Arangije avuga ngo ni igihe gitoya ngo agifite umuruho. Imana idufashe. Ni igihe gito agifite umubabaro. Imana ituganze cyane. Nawe uyu munsi wa none waba uri mu mubabaro, Imana itugirire neza. Wawutewe se n'uwo mukorana, wawutewe se n'inshuti zawe, wawutewe n'uwo mwashakanye se, wawutewe n'intambara zo mu isi zisanzwe, wawutewe n'abo mukorana se. Ariko reka nkubwire ngo ni igihe gitoya umubabaro ugashira, ni igihe gitoya intambara uri kurwana igakurwaho. Yesu nashimwe. Haleluya, haleluya. Imana idufashe. Icyamukizerera muri iyi ndirimbo, Imana itugirire neza kandi Yesu atwiteho. Ni igihe gitoya intambara igashira, ni igihe gitoya umubabaro urimo ugashira. Uko Imana izawurangiza wowe ntabwo ubizi. Uko Imana izawurangiza yewe sinabimenya, ariko ndi kumva umutima umpamiriza yuko intambara uri kurwana ari iy'igihe gitoya. Imana ihimbazwe cyane kandi Imana ishyirwe hejuru. Ndashaka kukubwira ngo ugire kwizera, kuko intambara uri kurwana ni iy'akanya gatoya. Umubabaro ufite mu mutima ni uw'akanya gatoya. Imana yacu nishimwe.
Haleluya, haleluya. Data wa twese nahimbazwe. Amina, amina, amina. Ndumva afashijwe n'iyi ndirimbo. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Igice cya 4 aravuga ngo noneho ntacyo umubabaro untwaye, kuko nzawibagirirwa kwa data. Imana yacu nihimbazwe. Yibuke yuko umubabaro nta kintu umutwaye, azawibagirwa. Imana itugire neza. Hari igihe Imana igirira neza umuntu agatabarwa, umubabaro yari amazemo igihe ukibagirana. Yesu nashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Imana ihimbazwe. Data wa twese nashimwe. Uyu munsi wa none uri kugeragezwa, ariko ni igihe gito y'intambara igashira. Birashoboka ko ufite intambara mu rugo rwawe, uri kuryagezwa n'uwo mwashakanye kandi bigutunguye, ariko reka nkubwire ngo izo ntambara z'urudaca, izo ntambara za buri munsi, abo bana bawe bakugerageje bakubereye ibirumbo, senga Imana yo mu ijuru. Hari Imana igarura imitima, igatanga ubwenge. Yesu nashimwe. Haleluya. Umuririmbyi aririmba ngo ni igihe gitoya intambara igashira. Mwene data, reka nkwihanganishe, reka ngukomeze. Hari igihe umuntu ahura n'intambara by'ukuri, umuntu akayoberwa itangiriro n'iherezo ryabyo, ukabona uko byatangiye nturi kubishyikira, ukabaza n'iherezo ryabyo ukananturishyikira. Ariko reka nkubwire ngo iherezo ryabyo ni ibanga ry'Imana, ni ibanga rya Kristo Yesu. Imana idufashe. Ubona we bitangira, bishaka ko Imana wagiriwe ubuntu Imana ikabikubwiraho. Yesu atugirire neza kandi Yesu adufashe. Ariko reka nkubwire ngo ibyo byose uri guhura nabyo, bibwire ngo ni iby'igihe gitoya. Yesu nashimwe. Haleluya. Umva ijwi rikubwira ngo ibyo byose uri kwicaramo, ibyo byose uri guhura nabyo, ibyo umazemo igihe, ibyo uri Imana idufashe. Reka nkubwire ngo ni iby'igihe gitoya. Haleluya, haleluya. Ni igihe gitoya intambara igashira, ni igihe gitoya uburwayi bugakurwaho, ni igihe gitoya ubushomeri bugakurwaho, ni igihe gitoya kwangwa bigakurwaho, ni igihe gitoya. Emena. Haleluya. Yesu nashimwe. Umutwaro wari wikoreye Kristo agiye kugukuraho. Imana idufashe. Mwemerere wowe uce bugufi, ubihereza Imana gusa. Icyatumye uvunika muri wowe ni uko ibibazo byose wabyikoreye, ariko iyo umenya ibanga ukabihereza Imana, ukabwira ngo Mana, uyu mutwaro jye sinawushobora, ngwino wikorere. Ntabwo waravunitse mu mutima. Yesu adufashe. Gituma uvunika nuko ari we wabyikoreye. Wibagirwa ko ufite umurengezi, wibagirwa ko ufite inshuti, wibagirwa ko ufite data wa twese wo mu ijuru. Yesu nashimwe. Wibagirwa neza yuko ufite umurengezi, wibagirwa neza yuko ufite ubishoboye. Yesu adufashe kandi Yesu atugirire neza. Watabaje inshuti birananirana, watabaje abavandimwe birananirana. Imana itugire neza. Wagiye uganyira buri muntu wese, kandi reka nkwibutsa ibanga. Irinde kuganyira buri muntu wese. Shishoza neza, urebe uwo muntu wagufasha uwo mutwaro, umenye uba ari ubwira. Gusakuza mu kigeragezo siko kugikemura. Imana itugirire neza kandi Yesu adufashe. Haleluya. Imana idutabare. Wirirwa ubwira umuntu uwo ari we wese, umubwira ngo jyewe ngo mfite ibi n'ibi, umugabo wanjye gutya na gutya, umugore wanjye gutya na gutya. Ariko reka nkubwire, wibwira ko bakubikira ibanga, ariko ntabwo bari kubikira. Umuntu ukubikira ibanga ni umwe, ni Kristo Yesu. Icyo ni cyo kintu nahishuriwe. Haleluya. Hitamo Kristo akwikorera imitwaro. Yesu nashimwe cyane kandi Yesu atugirire neza.
uko ugenda ubwira abantu umugore wawe ngo ameze gutya na gutya, ni nako zimugarukaho izo nkuru, kandi bigatuma gutakariza icyizere. Yesu adufashe cyane. Muri rya riba ngo ni igihe gito y'intambara igashira. Haleluya. Uko ugenda ubwira abantu umugabo wanjye ameze gutya na gutya, niko bigenda bikamusubiraho, akagutakariza icyizere, ukarusenya mu buryo wowe utazi. Imana idufashe kandi Yesu atugirire neza. Niba utabikiye ibanga umugabo wawe, ntubikire ibanga umugore wawe, uri kugana muri hejuru. Yesu adufashe kandi Yesu atugire neza. Uri kumwararaza mu bapagani, uri kumwararaza mu bantu batazanapfukama byibuze ngo bamusengere, ahubwo urushaho kumutera ikigeragezo, ukamubera imungu. Yesu adufashe kandi Yesu atwiteho. Ariko ibyo byose umuririmbyi araririmba ngo ni igihe gitoya intambara igashira. Aleluya. Ni igihe gitoya umubabaro arimo ugashira. Nawe ibyo byose nubwo byakwikubiranijeho, reka nkubwire ngo nshuti y'Imana, ni igihe gitoya intambara igashira. Umwami Yesu akomeze kubaha umugisha. Mugire ibyiringiro yuko ari igihe gitoya intambara igashira. Yesu adufashe kandi Yesu atugirire neza. Ni igihe gitoya intambara igashira. Ni igihe gitoya, ni igihe gito abakuvuga ukuri n'ukutari. Ni igihe gitoya Kristo akabirangiza. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ni igihe gitoya bagutega, Kristo akabitegura. Mu izina rya Yesu ukabaho, ugakomeza ukabaho. Yesu nashimwe kandi Yesu atugirire neza. Muri ibyo bintu byose rero, shikama kuri Yesu, wibuke ko ari we ujya utura abantu imitwaro. Uwiteka Imana abaha umugisha, Uwiteka Imana abagirire neza. Mureke kwikorera imitwaro, muyihereze Yesu. Ni umugabo ukomeye kandi azabambutsa amahoro. Imana itugire neza rero, kandi Yesu akomeze kubitaho mu izina rya Kristo Yesu. Amen.